tujye kwakira umunyarwenya witwa Obed Francis. Ladies and gentlemen, put your hands together for Obed Francis. Ku bantu twari kumwe bushize, Francis Nyashop Company Limited murayibuka? Ya ku bantu twari kumwe abayizi cyase n'abayibagiwe, Francis Nyashop Company Limited ni company twagize idea yo kuba twatangiza company icuruza ibibuno byiza bya Kinyarwanda. Icyo gitekerezo twakigize twakwanaga n'abashinwa, turareba dusanga mu by'ukuri abashinwa bagira ibibuno bibi pe. Ibi bibuno baducuruza ni bibi. Tavuga gute tutatangiza company nziza y'Inyarwanda ikora ibibuno byiza bya Kinyarwanda bikore hano iwacu. Ikibuno ushobora gusanga Agaseke, ugasanga imigongo, ugasanga wenda nk'inka bya Kinyarwanda byiza. Ya company naje kwitangira mu nkomera amashyi. Ariko nyine sinzi impamvu abanyarwanda bakunda guca intege byatari. Nkitangira bajyaga banza mu matwi ngo subwo ubona ibyo bibuno bizakugeza kuki. Ndavuga na hari mfite kuba na promotinga negera Shadibu, ndamubwira se ntabwo wamfasha kwamaza nyashi zanjye. Arambwira ngo nanjye zanjye sizirajya aho nshaka. Ariko right now imeze neza byatari. Ariko ntabwo navuga ko njye babyishoboje, ndashima cyane Pasiteri François, ni umupasiteri mwiza cyane, niwe mupasiteri wa mbere wabashije kurambika ibiganza ku bibuno byanjye, arabisengera ngo bizacurubuze. Ndabyibuka nagiye mfite isoni zatari, ndavugana ariko uko biri ahantu bigeze ko company yanjye iri gusubira inyuma, mfite kuba na kwiyambaza Imana. Njyana ikibuno kimwe ndakimuha, arambwira ati nta mpamvu yo kuza igice mu Mana, azana ibibuno byawe mu rusengero tubisengere. Ndabizana tubirambika imiganza, twamaze iminsi igera muri 3 turi kubisengera, ariko ngubu biri gucuruza neza cyane. Ni muri urwo rwego ndi guteganya gutanga icyacumu of course ku bibuno byacurujwe. Na korari yo muri Irasekeje n'ubundi ayoboye nyemereye ibibuno mbivugiye imbere yanyu, mwabiha amashyi mw'abana. Kandi rwose Pasiteri François ari muza kumbona muze kubimumbwirira, ari we umudamu we cy'abana be cyangwa umuryango we, nta muntu uzigira mburana ikibuno ngifite. Ya ariko ntabwo nshimira Pasiteri gusa, ndashimira na guverineri w'intara y'Amajyepfo yampaye isoko, ubu nijye muri ibibuno mu Majyepfo hose. Numvise ejo bundi ngo afite n'ubukwe. Ni muri urwo rwego mwemereye inkunga y'ibihumbi 100 n'ikibuno cy'umugeni we n'abazamwambarira. Ariko company iri gutera imbere, n'abastari bajya bayigana. Ejo bundi Juno yajeyo, ako cya kibuno baguraga cyari cyane. Nukuvuga ngo mu by'ukuri company yanjye ejo bundi banyibye ibibuno bigera muri 40. Mita nkorozinga jo zose ndababwira nta muri busoka hangaha ntabonye ibibuno byanjye. Turakrozinga hose turabishaka turabibura, ariko sinzi abanyarwanda harimo abantu batizerwa ku rwego rwo hejuru. Ibaze ko ufite company nk'iyo nziza, mu by'ukuri twebwe company yacu tugerageza buryo ki bwose umuntu wese ukeneye ikibuno muri company yacu tukimuha, byibuze akagenda yishyura kuri make cyangwa tukakimukopa, tujya tunaha muri tombora. Ariko ngiye kubona mbona abantu bamwe bambaye ibibuno by'ibishinwa. Ni nko kujya muri MTN ugasanga umuntu afite gukoresha data za Airtel. Ntabwo byumvikana ko turi gutera imbere byatari. Ejo twakoze na advertisement nziza byatari, umuntu wayikoze nagize ngo nawe ajya agura ku bibuno byanjye n'ubwo ari umugabo. Ariko kuntu yari meze like yari nziza byatari. Yari yavugaga ngo ese mukobwa waba wicaza umugongo, ese waba ugenda bakagira ngo uri kuza, ese ujye usohoka na girlfriend wawe abandi bari gushekinga mu gashekinga table, wamubyinisha ukamera nk'uri kuzunguza intebe. Francis Nyashop Company Limited tugufitiye ibibuno byiza, ibibuno by'abana, iby'abakuru ndetse n'iby'abakuze. Francis Nyashop Company Limited, mukecuru va kuri barupiga bakubwira ko wavuye kuri pause, twaguha ikibuno cyiza ugasubira bukumi, abasaza bajya bakubona bagahindukira. Ni muri urwo rwego twashiraho promotion, umubyara agura ikibuno tukamwongeza icy'umwana. Francis Nyashop Company Limited, ibibuno byanyu biri mu biganza byacu.
ariko honestly katuye tuvugisha ukuri hari abanyarwenya sinzi ukuntu bigenda ntago bajya apfa kuduha ibiraka byo kwamamaza nk'abamisi bajya muri bootcamp rimwe barangiza bagahita babaha ibiraka byo kwamamaza twakoze dukora amashow rimwe abiri atatu ariko ntibaduha ibiraka byo kwamamaza tuvugisha ukuri ntago wenda badushyira wenda ku byapa cyangwa se wenda ngo babe badushyiraho ku mavuta y'ubwiza dufate urugero wenda nka Joshua mwese muramuzi sibyo Joshua ntago wamushyira ku mavuta y'ubwiza nyine abantu bisiga ariko se burana n'amavuta y'igare byakwanga n'aya moto koko. Ladies and gentlemen, thanks. My name is Obed Francis.